nicyo niho namusubirije ndi kumubwira nti bino bintu birimo akajagari, abantu buri muntu arimo arumva gufite ijambo ashobora kubwira ngo shyiraho iki kuraho iki ma credentials, aho kugira ngo nyoborwe n'imbeba igihumbi nayoborwa n'intare imwe. Naho byavuye byari bunashoboke, ariko buriya inkuru icyo yari igamije ni ukubereka ko no kwirimbi bishoboka, kuko urumva ubabwiye mu byo ubabwiye byose barasetsa, ariko barabwira ngo ngaho jya kwirimba ukora inkuru. none se inkuru yaje kwemerwa Iyi nkuru rero reba yaremewe iratambuka barayikunda, kuko urabona ko n'ishusho ikeye cyane iriya shusho, ariko noneho kubera ko ari inkuru idasaza, iyi nkuru ishobora kuba yaciye kuri televiziyo y'u Rwanda inshuro zitari munsi y'eshanu. Nabonaga bavuga ko kuba umugabo ni ugutahana ikinyamakuru n'umugati, wagomba gushyira ikinyamakuru mu kwaha ukaza ufashe umugati. Numvaga uko byagenda kose nzaba umwanditsi w'ibitabo, nzagira inzu ya printing isohora ibitangazamakuru byandika, niko jye nabyumvaga. Ntago navuga ngo inzozi yarasinziriye. tubaye ikaze mwese mudukurikiye kuri Cape Media, nitwa Jean Pierre Kagabo. Uyu munsi tujya kuganira ku kintu mu by'ukuri nanjye cyane amatsiko ngitangira kugitekerezaho. Naganiriye n'umuntu w'inshuti yanjye twahoze dukorana, anyibutsa ikintu ntibukaga, ambwira yuko inkuru ye ya mbere yayikoreye ahantu ku irimbi, ariko kandi gukora inkuru ku irimbi ntabwo bitangaje ubwabyo, ariko nuko yari atangiye ikintu gishya cyo gukora amakuru y'ubukungu. Atanga igitekerezo mu cyumba cy'amakuru aho abantu baganira ku bitekerezo by'inkuru, numva ntabwo byumvikanaga neza, noneho yerekana ko no kwirimbi ngo yahakorera inkuru ijyanye n'ubukungu. Bati ngaho genda, basa n'abavuga bati reka turebe. Aragenda arajya kwirimbi akora inkuru y'ubukungu. Numvise bintangaje, ni nyuma y'imyaka myinshi ibyo bibaye. Ndi kumwe na Ruziga Emmanuel Masantura. Uraho wa munyabukungu? Muraho neza Jean Pierre. Abantu benshi iyo bakubonye ntabwo bashobora gutandukanya n'amakuru y'ubukungu. Nuko aribyo niberamo, ariko buriya bino bintu mbikora mbikunze. Buriya ubukungu tekereza muri ango zose uzitekereza z'ubuzima, ijambo ubukungu rigarukamo, kandi ubukungu icyiza cyabyo nuko bikuvana mu ntambwe imwe gushyira mu yindi mu bijyanye n'imibereho. Rero mbikora mbikunze cyane. Nari mbibwiye abantu twakoranye umwuga w'itangazamakuru, abantu benshi bari abageneraliste, mbivuze nko mu mvugo bamenyereye ko baganga, umuntu yakora inkuru yose, ejo ugakora iyo muri siporo, ejo ugakora iy'abanyapolitiki, ugakora iy'ubuhinzi, iyo kwa muganga. Ibyo twabibayemo igihe kinini cyane. Ndibuka ko nanjye ninjira muri Orenfo, kuko urumva buriya nari mvuye Butare ndi kwiga, nakoraga kuri Radio Salus ndi gukora mu Giswahili. Muri Orenfo buriya najeho naho banziho igiswahili, nicyo banzaniye kuza gukora amakuru y'igiswahili. Amakuru y'igiswahili yo kuri Orenfo urabizi yabacagaho mu gitondo kare cyane cyangwa nimugoroba cyane. Bivuze ngo umunsi wose niba uri umunywi ubwo uraza kwicwa n'inzagwa, kuko hari n'ukuntu ukora izina rikamenyekana ukaba ushobora gutungwa n'inzoga z'abantu utajya unishyura. Ubwo niba utanywa rero urumva ibyo ushobora kuba wakora bindi. Ibyo rero nibyo byatubayeho kenshi, bwisanga ubaho uri bavuga ngo umunyamakuru ngo mugomba kuba umupolivara, ugomba kuba ukora byose. Ndibuka Madamu Faith Mbabazi niwe wari uyoboye Radio Rwanda icyo gihe, yageze no kubipfa antegetse ko ngomba kuvugisha umuntu witwaga Badege, wari umuvugizi wa polisi. Hari kesi yabaye y'umuntu wa Green Party ngo wabuze mu majyepfo iyo ngiyo. Ati niwe uri buvugishe Ntibanza ari Rwisereka, ntabwo kubera ko nakundaga gukinira kure ya politike. Ati niwe ugomba gukora iyo nkuru, kumukoresha interview. Nawe kuki ari jyewe? Ati reka niwe ugomba. Ndavuga nti rero jyewe biriya bintu bya politike ati umunyamakuru agomba kuba umupolivara. Niho natangiye kubyumva, umunyamakuru ngo ugomba kuba umupolivara. Jyewe numvaga ngomba kujya ku cyiciro, nta nkuru wavuga ngo isi nabasha kwitara. Nabikora byose, ariko jyewe ngomba gufata nari nzi ko ndi umunyabukungu, nifuza kubarizwa mu bintu by'ubukungu, kandi nari namaze gutanga igitekerezo cyanjye ndi gusaba ko rwose naza mwanyemereye nkazajya nza muri newsroom nkatanga igitekerezo nkazajya mbakorera. Byari ugusaba icyo gihe, kubera ko ukagikora amakuru y'ubukungu. Hari aho nabarizwaga handi, ubwo ntanga igitekerezo ni mwanyemereye nkazajya nkora amakuru y'ubukungu. Ubwo icyo gihe hari umugabo witwa Kasim Yusuf, niwe wari chief editor. Yarigendeye. Yarigendeye, yego yarigendeye, Imana imwakire rwose. Nuko ntanze igitekerezo rero ntago cyakiriwe neza muri ako kanya,
kubera ko urumva ntibyari bimenyerewe hari inkuru zose zakorwaga na Orenforo zari inkuru zishingiye kuri invitation aha naharaza kuba inama amahugurwa yabaye minisitiri runaka agiye ahantu cyane rwose ubwo nibyo ubwo rero kuvuga ngo uzakora inkuru z'ubukungu zivuye hehe ubwo aho ngaho niho ibisobanuro byari bigoye none mugenda babwira nariko ubukungu uzakora ubuhe bukungu ndabwira ntariko jewe nize ubukungu nubwo mumbona ndi umunyamakuru ibyo byose human resource bari babizi ko nabahaye diplome yanjye ariko abo turimo gukorana umunsi ku wundi n'ubu ngubu kwanza hanze aha ngaha abantu bakubona uri umunyamakuru bakaba bazi ko wize itangazamakuru noneho kubera ko by'umwihariko nakoraga ubukungu bakuvuga ariko sha biriya bintu urabyumva ariko ntabwo bumva ko ubyumva kuko wabyizemo rero kubabwira ngo gihe buriya nize ubukungu ku buryo n'ibi turimo kuvugana nonaha n'igihe turimo kumarana byose ndimo ndabibara in terms of economy ndimo ndabibara mu rwego rw'ubukungu urumva bati rero niba wumva wayakora duhe proposal urumva tubwire wakora gute inkuru zidashingiye kuri invitation kuko n'ubwa invitation tubona rwose ahanga tubona nk'imwe cyangwa ebyiri mu mezi mu kwezi cyangwa mu cyumweru zivuga ku bukungu zitari inkuru z'inama zitari amahugurwa zitari umuyobozi yagiye cyane izo nkuru zizava noneho ntanga urugero atari yo nkuru nashakaga gukora mu by'ukuri ndababwira ni yewe niyo wanyohereza kwa muganga nakora inkuru y'ubukungu niyo wanyohereza ku marimbi nakora inkuru y'ubukungu bisa naho bibasekeje amarimbo yavuze ndanibuka inkuru yawe nzi reka badufashe twumve iyo nkuru wakoreye ku irimbi niba ari iyo ngiyo koko mu muco nyarwanda abatuvamo bitaba Imana baherekezanwa icyubahiro kandi agahinda niko kaganza iyo mihango yose. Si kenshi twemera kuganira ku rupfu rwacu, hari ariko abatinyuka bakavuga kuri iyo ngingo. Uwumuringa Ariane ni umwari watakaje abe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Avuga ko buri gihe ababazwa nuko atabonye amahirwe yo gushyingura abe mu cyubahiro abona ko kibakwiriye. Ibi byatumye ashinga ikigo gitegura imihango yo gushyingura kugira ngo abahuye n'ibyago babishaka babone ubwo buryo bibahendukiye kandi hafi yabo. Ku byerekeranye n'ibiciro byo nta kintu nabivugaho kinini kuko buri muntu wese aba afite uko ameze n'ukuntu ashaka ukuntu bigenda, ariko njyewe wenda nkurikije nkanjye ni ukuvuga ngo nagize ibyago mfisha abantu sinabasha kubashyingura nk'uko nabishakaga, ariko ibi ngibi mbishyiraho kugira ngo wa wundi uzifuza gushyingura nk'uko jyewe numva ukuntu byanjye byari kugenda abibonera uburyo kandi bitamugoye abibone hafi. Ariane avuga ko ubu ari ubucuruzi nk'ubundi kandi abantu bagomba gutinyuka bakageza iyi serivisi ku banyarwanda kuko bayikenera buri munsi. Ariko se ko iyo twihereranye Imana tuyisaba byinshi birimo nuko imirimo yacu yaduhira, uyu Uwumuringa Ariane asaba Imana ngo akazi ke nawe kamuhire? Iyo nsenga ntago nsenga kugira ngo abantu bagire ibyago, ahubwo nsenga kugira ngo babandi bagize ibyago babashe kubyakira kandi babifate byoroheje. Iyi business ntago ari ikintu gikomeye, nta nubwo ari n'ikintu kigoranye, ahubwo ni ukuvuga ngo ni uko abantu benshi batabyumva nk'uko byakagombye, kuko ni ikintu cyakagombye kubaho nk'uko hariho kuvuka, niko hariho ubukwe, niko n'iki ngiki cyakagombye kubaho, kuko mu buzima ni ibibaho biraba nta urupfu iyo ritaguhereyeho rutwara uwawe. Waba waratekereje ku bikenerwa mu mihango yo gushyingura ndetse n'ibiciro byabyo? Ku bamotari twavuganye mu mujyi wa Kigali nk'abantu barebwa n'iyi ngingo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, barasanga ibiciro bihanitse by'imihango yo gushyingura ngo biteye impungenge abatifite. Uyu aravuga ko ibiciro byo gushyingura bisigaye bihenze cyane. Uyu agasanga amakoperative batangamo imisanzu yakabafashije mu mihango yo gushyingura ababo. Naho uyu we arasanga leta yakagize icyo ikora kugira ngo ibiciro bireke kuzamuka. Umuntu ni uw'agaciro. Abacu batuvamo baba bakwiriye agaciro kabakwiriye mu gihe cyo kubaherekeza. Ibi ariko bisigaye bikenera amikoro menshi, aho kubahamba naho hagenda huzura iminsi ku yindi. Ibi ngibi biradusaba ko dutekereza ku bisubizo by'ibibazo dufite byose.
ari nako n'inzego zibishinzwe zigomba kugerageza kureba uko zigira icyo zikora. Ruzige Emmanuel, Televiziyo y'u Rwanda. irimbi cyangwa mwirimbi ubwo icyo gihe urabona ko mvuze Ruzige Emmanuel gusa Masantura nkaryihorera. Ryari itegeko rya Faith Mbabazi yarambwiye ngo Masantura ngo ntabwo ari Nyarwanda, ngo iryo zino uzayireke. Abantu twakoranye kuko urumva nari mushyashya, nari umuntu uzi ibyo nigeze nakoraga, Masantura nshyira ku ruhande. mbere yuko tureba iyi nkuru hariya ni hehe? Ni iwabo wa bose wa twese? Hariya ni iwabo wa twese, ni mu irembi ry'i Remera, ariko ririya rimbi buriya ryari rifunze. Niyo mpamvu no gusoza avuge ngo naho dushyingura naho hagenda huzura. Buriya hari haruzuye hariya. Ugomba nawe ko warahuyemo n'agacarenje wabuze ubuntu witahiye ngo umuhereho. Byari bunashoboke, ariko buriya inkuru icyo yari igamije ni ukubereka ko no ku irimbi bishoboka. Kuko urumva ubabwiye mu byo ubabwiye byose barasetsa, ariko barabwira ngo ngaho jya ku irimbi ukora inkuru. None se inkuru yaje kwemerwa? Iyi nkuru rero ureba yaremewe, iratambuka, barayikunda kuko urabona ko n'ishusho ikeye cyane iriya shusho. Ariko noneho kubera ko ari inkuru idasaza, iyi nkuru ishobora kuba yaciye kuri Televiziyo y'u Rwanda inshuro zitari munsi y'eshanu. Kuko impamvu yagomba gucaho kenshi yari imwe mu nkuru zitangiye guhindura bwa buryo bwo kuvuga amatangazo ya leta, bwa buryo bwo kujya mu nama n'amahugurwa. Hari igihe byabagaho ukabona inkuru zabuze, wenda ntanabigishijwemo inama, ntaba ndi mu rugo nkabona inkuru irongera iratambutse nk'aho ari nshyashya. Burya bijya binabaho yuko inkuru yaba yaratambutse yongere kugaruka, ariko ubwo urumva bishobora kuba habagaho nk'ikintu cyo kuburirwa, bakavuga ka turebe inkuru idasaza bakongera bakayigarura. Ibyo rero twari tubivuze twerekana wavuga guti no kwirimbi nahavana inkuru y'ubukungu. Indeed warayihavanye? Narayihavanye, ndetse inkuru yakurikiyeho nk'uko nabibabwiye, nagiye kwa muganga kuri Faisal nkora inkuru y'ubukungu nanone. Kuko kimwe mu bintu bigoye gushyingura abacu mu cyubahiro tubagomba, mu by'ukuri birahenze. Noneho icyo gihe urumva ni nka 2013, inkuru nayikoze 2013, ko nagiye muri Orenforo 2012 mu kwezi kwa munani, nkazajya nkora ayo makuru y'ubukungu, amakuru y'igiswahili, kugeza aho mbasabiye gutangira gukora inkuru. Iyi nkuru niyo ya mbere nakoze buriya ica no kuri televiziyo, iri mu Kinyarwanda. Abantu bari bazi ko mvuga ibiswahili gusa, ko ari byo bari kumva bumva mvuze mu Kinyarwanda. Ariko urumva iyo myaka byari bihenze, noneho ibibazo uyu munsi ibiciro byarazamutse cyane. Nkaho umenyere by'ubukungu, nanjye mfitanye isano nabyo. Ubukungu ni byose, nibyo wanyuzemo, erega warabyize. Hari abatabizi, nawe bakubona gutya ntabwo bazi ko wize ubukungu. Ubukungu ni byose mu by'ukuri, ni byose, ni inguni zose. Ni ukuvuga ngo nk'uko nari nkubwiye, nsubiye gukora inkuru ya kabiri nayikoze ndi kuri Faisal, nakabaye nzana inkuru y'abarwayi bari gutaka cyangwa ibindi, nazanye amashusho agaragaza umubare w'ibitanda mukeya, ngaragaza igitanda kimwe kigura ngahe, icyuho kiri aha ngaha cy'ibitanda, imiti ikoreshwa aha ngaha ituruka hehe, icyuho kiri hagati y'imiti u Rwanda rukeneye n'iyo dufite, uburyo amafaranga u Rwanda rutanga mu bijyanye na import cyangwa ibitumizwa hanze, harimo menshi ajya mu bijyanye n'imiti. Abantu batekereza gusa ko ajya muri sima n'ibindi bijyanye n'ibikorwa remezo kubaka, ariko buri igihugu gitumiza imiti myinshi ituruka hanze. Ndi gucalenginga inzego zibishinzwe, harimo n'abikorera, bagende bakora ubwo bushakashatsi, baze barebe uburyo bashora mu nganda zikora imiti hano mu Rwanda. Ubwo ni muri myaka ya 2013. Ubwo urumva uyu munsi nubona uruganda rukora imiti mu Rwanda, ukabona uruganda rukora inkingo mu Rwanda, gikuri gemba numva ari igisubizo ku bibazo byari bihari. Abanyamakuru ni nk'abahanzi, burya hari abavuga ngo ni abahanuzi. Yego, cyane rwose, kuko byinshi warabirebaga ukabibona gutyo. Ariko mu bwo madini ndavuga kubwira societe, kureba kure, ukavuga icyo uvuga, ukagihanga rimwe na rimwe kitari gihari. Mu Gifaransa tuvuga kuba clairvoyant, donc ukasa n'ureba kure. Yego, nibyo. Kuko urumva, mfata nk'urugero rw'ibintu byavuzwe uyu munsi birimo kugenda biba, abantu bagendaga bimagina ibintu bitandukanye, bagendaga bimagina. Hari izi rinete zirimo kuganirwaho uyu munsi, za ngo Russian boy wagiye akora amadega muri Kenya no muri Ghana akoresheje ziriya rinete ziho kamera. Ziriya rinete ziho kamera zari mu imaginary, zari imaginwe muri filime ya ba James Bond kera, zidahari, ntazari zihari, ntazari zihari, ariko bari bazimagine barabikora. Uyu munsi zimo zirakora akazi. None abadukuriye kuri Gap Media, nimo naganira na mugenzi wanjye Ruziga Emmanuel Masantura, umunyabukungu. Ntabwo ari kuvuga umunyabukungu gusa
kubera ko ari byo yize, ariko ni nawe niba atari we wa mbere ni umwe mu bantu bake cyane bakoze amakuru y'ubukungu n'ibiganiro by'ubukungu abantu bakabikunda nabo bakabimenyekanaho. Rero mubonye ko inkuru ye ya mbere y'ubukungu yayitangiye ari ukugerageza kugira ngo yemeze abeditors be muri newsroom ko bishoboka, ayihera ku irimbi. Ariko ubwo icyo nshaka kugeraho Masantura ni uburyo noneho wadukanye, uburyo umuntu ava mu kuba umugeneraliste nko kwa muganga no ukaba specialized ugakora ikintu kizwi, bakavuga ngo iyo dushatse ibintu by'ubukungu tubibaza runaka, tubwira ibihe wagize mu kuvuga ngo jewe nkora amakuru y'ubukungu, simvangavanga, simvange, ntabwo ari melange. Urakoze cyane. Ngira ngo nkuko narina bikomojeho gatoya nuko consistency burya iragorana cyane cyane ku muntu urimo kwishakisha. Ariko je nari mfite amahirwe yuko nari nzi icyo nshaka. Kuva mfite imyaka 9 numvaga nzaba umunyamakuru. Ntago nari nzi ko nzavuga kuri radio cyangwa kuri televiziyo, ariko kuva mfite imyaka 9 nari nzi ko nzaba ndi umunyamakuru wandika. Uyu munsi naje kugera kuri iyo nzozi. Niga muri secondaire, abo twiganye Gahini barabizi, natangije ikinyamakuru cyitwa Impamo. Ikinyamakuru kikazajya kibona n'amafaranga, buriya ntago nakoraga ubuntu, nari mfite amafaranga ya misiyo yo kohereza hari abantu bari nko muri, hari umugabo umwe witwa Murenzi, uyu munsi aracyari mu Rwanda, ariko hari umugabo witwa Isaac Murenzi yari chief editor w'icyo kinyamakuru. Uwo mugabo witwa Isaac Rwigema ari muri Canada uyu munsi, ndatekereza ko ibiganiro byawe bikurikirana, burya diaspora ikurikirana ibiganiro byawe cyane. Abo bantu nibo bamfashaga mu gukora icyo kinyamakuru. Natangiye nandikisha intoki kuko ngira impano yo gushushanya, nkanazanya nashushanya cartoon y'ibyabereye mu kigo. Bigeze ahantu bihinduka ikigo kimpa umwanya, bampa typewriter bya bindi bandikishaga, yego barayimpa, bampa n'ahantu office ku ruhande. Ikinyamakuru cyahinduye isura, nkandika nkasigaho space, ya space nkaza gushushanyisha intoki, nanjye twaza gukora photocopy. Ikinyamakuru kikaza ari ikinyamakuru tukakimanika ku nkuta zitandukanye, cyasohokaga buri kuwa mbere. Igahini bakagisoma. Bigeze aho bigera no kwa Musenyeri Birindagabo, no yaba umuhamya ngo byari ibintu bizwi hari Igahini ko hari umunyamakuru mu kigo. Bigeze aho batangira kukigenera ingengo y'imari, nkazajya nohereza abo barwigema kujya. Twari dufite ikipe zikomeye cyane, ikipe ya volley n'ikipe y'umupira w'amaguru. Bandore Jean Claude buriya bakiniye Igahini, ikipe y'ishuri ya Gahini, yego muzamu. Nuvuga ngo abantu bitwaga ba Jibrili bakinaga umupira w'amaguru cyane, abantu bitwa Kim Kamasa na Peter Kamasa bakinaga ikipe ya volley, bakazajya bajya kukina, tuvuge za Kiramuruzi ya Pecom cyangwa Kiziguro, tukohereza umunyamakuru uri buhabwe amafaranga ya misiyo, akajya gutara amakuru akazi tukayakora. Ubwo nimo ndashaka kuvuga kuri consistency, kumenya ngo ndakizi icyo nzaba cyo. Wenda nari nzi ko nzaba umunyamakuru wandika. None se Gahini wigaga muri lettre? Ayada. Ntabwo wigaga muri nigaga muri sciences ngo harimo economie, geography na histoire. Ntabwo ari kure. Ntabwo nari ndi kure, ariko hari hariyo lettre, hari hariyo ntuza section ya lettre, kandi yari inakomeye cyane. Ariko hakabaho n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona, twiganaga hariya ba Leonidas buriya bigaga muri lettre, ariko twigana hari Gahini. Izo machine nakoreshaga kwandika, hari yindi nkoresha kugira ngo nkore braille. Buriya nari narize braille. Hari umuntu twiganaga utabona, yitwa Rudasingwa, ngira ngo arimo na ibyo byose akurikirana ibiganiro bya yitwa Rudasingwa utabona, yari yaranyigishije gukoresha braille, gukoresha za machine zabo. Ubwo cya kinyamakuru cyari inclusive, nakoraga kopi yacyo muri braille. Nanjye mbasenga hano muri Cape Media tuzabashe gukorana n'umuntu ufite nk'ubu usemura byibura, oya wenda dukorane byibura agira akantu gatavana muri Cape Media nabagira iki atanga. Yego, mpora mbyifuza. Ni byiza, ni intego nziza, kandi reka nkubwize kuri isi aho igeze. Nubwo wenda abahanga kweri hari umusore umwe witwa Munyengabe Emmanuel, ajya dukora hano ibyegeranyo mu buryo bw'ubuvolontaire, ariko ubu ndimo ndasaba Imana kugira ngo noneho bizave mu volontaire, noneho bikunde neza agira icyo akura mu byo arimo gukora. Nukuri iyo bisengeye byose Imana irabikora. Nkuko nari nkubwiye, consistency buriya ni ikintu cy'ingenzi. Apana gukora ibintu karekura ugakora ibindi. Iyo ufite ikintu ukakigira ugashyira mu mugambi wawe, ukabisubiramo mu masengesho, ukabisubiramo mu bikorwa, ukabikora mwaka umwe wa kabiri wa gatatu, bigeraho bikaguhama, bikaba niyo shusho yawe. Icyo cyo turacyumva cy'itangazamakuru cyawe ukabakabye kera. Yego. Ubwo rero tugeze ku bijyanye na introduction, kuzana ikintu kitari gisanzwe gihari, kugira segment y'ubukungu. Mbere ko tugeraho ngaho, utangiye ufite ikinyamakuru Impamo, cyanditse izina,
ugiye muri kaminuza ngeze muri y'u kaminuza. Rwanda. Kuko njye nkuzi kuri Radio Salus. Yego, nakoze kuri Radio Salus nabwo ntarafata ibyo kwita fakite. Wera nindi muri EPRM. Natangiye ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Umugabo witwa Aldo Havugimana niwe wari uyoboye Radio Salus. Yari umuhanga cyane. Yari umuhanga wo kureba gusa apana ibindi. Yari n'umuhanga wo kukureba agamita avuga ngo we wavamo iki. Kurera impano z'abanyamakuru bose. Tujye duha abantu icyubahiro aho bagikwiye. Iki gihugu gifite abantu benshi baturutse mu maboko ye. Benshi cyane mu byiciro bitandukanye. Ahubwo se mujya mubimenya ibyo. Buriya uretse no kubimenya twajyaga dufata n'umwanya tukajya iwe twifata, dufite groupe nk'iy'abantu bavuye kuri Salus duhuriraho twajya twifata tukajya iwe kumushimira by'umwihariko no kumwibutsa ko nubwo bitagaragarira abantu bose, ariko reka tukubwire ko twebwe ubwacu aho turi hose mu byiciro bitandukanye. Mu myaka 2 ishize se muherutse? Mu myaka 2 ishize ukuyeho kuba tuvugana ku matelefone no kubonana, ntago mu myaka 2 ishize duherutse. Gusa nayo ni call no kwibutsa. Tujye dushimira abantu bahari babyumve rwose. Kuko buriya reka nkubwiza ukuri muri iki gihugu buri umwe arimo ariyumva uwanyuze muri ariya maboko. Ubwo rero hari umugabo witwa Dickson, mu bamenyekanye. Hari umugabo witwa Dickson, Kalisa Dickson, ntabwo akiri mu itangazamakuru, yagiye mu bindi, ariko uwo mugabo yakoraga ikiganiro cy'igiswahili kuri Radio Salus. Nuko anyakira nk'umuntu nk'uko nawe wanyakira ahangaha. Ndagenda ndimo ndavuga, Aldo yari ari mu biro bye ahantu hose, akaradiyo ke gamuhoraga iruhande. Arabyumva ari mu biro, aza kurunguruka, arungurukira mu idirishya ngo arebe, ahita abona ari igihe ngo yumvaga ari umuntu ushobora kuba yaramenyereye mikoro. Noneho dushyizemo pause y'umuziki, ahita akingura arinjira, ahita abaza ngo ukorera hehe? Ndambwira nta na hamwe ndakorera. Nuko nguko buriya nagiye kuri Salus, yahise ambwira ati uzajya uza gushaka impano no kuzirera rwose. Noneho natangiye akazi kuri Salus ndi muri EPRM, ngiye gufata fakite, arangije ambwira ati ntuzige itangazamakuru. Ahishwa niwe wambwiye ngo ntuzige itangazamakuru. Yararyigisha, yego, ayobora na Radio Salus, ariko niwe wambwiye ngo ntuzige itangazamakuru kubera mbona ubikora neza, ahubwo genda wiga icyo ushaka uzarikoramo. Igitekerezo cyo gukora amakuru y'ubukungu buri uko bireba ibi byose ko mbikora bishingiye buriya ku gitekerezo cya Aldo. Niwe wambwiye ngo ntuzige itangazamakuru, gihe cyo gufata fakite nyine ntuzafate fakite y'itangazamakuru ya journalism na communication, uzagende wiga icyo ushaka kuzakora. Impano deja urayifite. Yego, niwe wabimbwiye. So igihe kigeze cyo urumva abandi bashobora kuba bagorwa kutagira aba mentors, ariko gihe nagiye gufata fakite. Ni ikibazo kugira ngo ugire umuntu wawe, utagira umuntu wita mukuru wawe mu bintu ushobora kubwira ati wenda gihe nakoze amakosa ya ntuzayakore, cyangwa gihe nahisemo neza gutyo uzanyigane. Biragora cyane, ariko nagize amahirwe, byaranyoroye cyane. Nagiye njya muri ekonomi. Tuganira ari je mvuga, hari akantu uzakubwira, ariko ntabwo nshaka kuvugira ijambo ku nzoga zaguzwe n'undi. Ubwo rero wize ubukungu. Ubwo ntangira nuko natangiye kwiga ubukungu kandi gukora kuri Radio Salus. Ubwo icyo gihe haba hari bakuru banyu yo basohokagamo, nawe wahitaga ujya ku cyiciro cy'abantu bashobora kubona udufaranga twa UNESCO, yari amadolari 50 icyo gihe, byari 25,000. Ubwo yari amafaranga atari makeya. Ubwo urumva ko uko ubikora ugenda ubimetiriza, ukagenda ubimenya. Nuko nguko rero nasohotse kuri Salus, twarangije kaminuza, ninjira muri Radio Rwanda. Ntago ndi umwe mu bantu bashomye, nuvuga ngo twarangije na graduate mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 8 tariki ya mbere nari namaze kubona akazi. Nakoze ikizamini mu kwezi kwa 5 nuko batinze kuduhamagara, dutangiye akazi tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 2012. Ntangira gutyo. Ubwo urumva ko ntago ndi mu bantu rwose navuga ko bashomye, ariko uko nguko kumenya ngo ndi umunyamakuru, uko byagenda kose mu mutwe wanjye ndi umunyamakuru. Uko narinzi ko nzaba umunyamakuru wandika, narinzi ko nzagira media house print cyane, niko genda nabyumvaga. Nabuya navukiye nkurira muri Tanzania, ibinyamakuru byandika bisohoka biri printed bifite imbaraga buri gitondo. Oya, uretse na Mwananchi hari byitirirwa amasaha. Hakabaho icyitwa Alfajiri, icyitwa Arasiri, icyitwa Adhuhuri. Ubwo ibyo ni ibihe by'umunsi, nkuko bavuga ngo mu gitondo, ku manywa, nimugoroba. Kandi icyo kinyamakuru kigasohokana inkuru zingana n'igihe gisohokeyemo, kandi kikagura kigashira. Ibihe bitandukanye byo gukorerayo barasoma kwereka, usanga n'umukecuru abazi ikinyamakuru asoma. Ubundi gihe hari nabonaga bavuga ko kuba umugabo no gutahana ikinyamakuru n'umugati.
wagombaga gushyira ikinyamakuru mu kwaha So, ukaza ukumva ufashe uzashinga umugati. ikinyamakuru rero. Numvaga uko byagenda kose nzaba umwanditsi w'ibitabo, nzagira inzu ya printing isohora ibitangazamakuru byandika, niko jye nabyumvaga. Ntago navuga ngo inzozi yarasinziriye, ariko nanone hari igihe inzozi zitinda kugerwaho. Nanone bitewe na situation cyangwa bigahinduka ibyo bikavamo binyamakuru ikindi. ntaho tukibibona hano mu Rwanda. Hari n'igihe inzozi zigenda zigasohokera mu bandi, nk'uyu munsi inzozi yanjye igasohokera muri Jean Pierre Kagabo cyangwa tukabifatanya twembi. yego, ni ibintu bishoboka cyane. Wow. So ubwo rero mu by'ukuri kugumana uwo mwimerere byaragiye bigeze no kuri Orenfor. Ubwo nk'uko nari nakubwiye nkashaka gukora inkuru z'ubukungu. Iya mbere urayikoze, burya abantu bavugubwira ko inkuru irushya ni iya mbere. Noneho nyuma yo gukora iyo kwirimbi kandi y'ubukungu n'iyo gukora yo kwa muganga nayo bihuza n'ubukungu, ndagira ngo tubwire noneho ukuntu waje kumenyekana ku munyamakuru mu Rwanda uzwiho ko akora ibijyanye n'ubukungu income pursa. Nakubeshye, habayeho amahirwe cyane kuko icyo gihe habayeho n'impinduka mu buyobozi, haza umugabo witwa Arthur Asimwe kuyobora RBA. Yari umuntu ufite iyo background, yigeze kuri Potingira Reuters, yari umuntu ufite iyo background, yakoreye New Times. N'umuntu wabonaga afite icyerekezo kinini, ariko akagira n'ubujene mu mutwe. Ni wa muntu utagira n'inzara, utagira asa n'umuntu nta mushiha, nta abantu baba batarasabye nk'umuntu ukabibona. Ubu uramureba ukabona ko ni wa muntu arafututse, ari smart mu mutwe. Iyo akurebye nawe ahita akabona yuko murongo wawe n'uyu ahita kurekera aho ngaho, ahubwo akakwinkarejinga. Yajyaga azana ibitanga. Ndimo ndabyibuka ko hari n'igihe twahuriye muri Escalier afite ikinyamakuru cya The East African kiriho amakuru, kiriho inkuru ebyiri, ndazibuka izo ngingo rwose, ariko zimbwira ati kuki udakora inkuru nk'izi. Wenda icyo gihe utavunitse urabizi icyo nakoraga. Yego, kumubwira ngo akabuto mufite aya makuru, kumubwira ko hatarimo inkuru ya politiki ifatika, kumubwira ko hatarimo inkuru y'ubukungu, ntacyo mwabaga mwakoze. Rero yahise afatiraho. Ubwo urumva naje kugira amahirwe rero, wa Aldo wayoboye Radio Salusi aza kuza kuyobora Radio Rwanda. Urumva amata babyaye amavuta. Noneho tugira na ba bandi babiri nakubwiye, Kasim Yusuf na Faith Mbabazi, bakomeje kungumisha kuri uwo murongo, naho bashakaga ko mba umupolivara bikanga, bageze aho barandika. Ariko Kasim Yusuf buriya nawe yari yarizeho ubukungu, yari umukungu buriya. Noneho biraje rero bigeze ku gihe cyiza rero kiriho umuntu witwa Arthur Asimwe. Buriya ntago nabona, buriya ntago tukigira inka ngo turazitanga. Inka ntabwo zashitse mu Rwanda. Reka tuvugishe ukuri. Ubundi umuntu ungana nanjye yagombaga kuba afite ikiraro cye. Reka nkubwize ukuri Masantura, ndakuzi n'urwuri rwawe ndaruzi. Ibyo bintu ndabitokesheje mu izina rya Yesu. Inkuru zifite urwuri rwanjye rwa muri banki, rwa ruba mu kigega iterambere fund. Izo ufite rwose uziko izo ufite zizira icyena. Okay, ubwo reka nzamuha inka. Bivugira ngo ndayitanze cyangwa mbishyire mu nzage. Oya, reka nkubwire, umutima unyuzwe ntacyo udakora. Reka nkubwire, uriya mugabo yaranshimishije. N'imyaka nabaye muri RBA yabaye myinshi kuriya, irenga 10 kubera uriya mugabo yawe. Ni ukuvuga ngo hari abantu bagira leadership ikagufata ku buryo nubwo waba utekereza ngo hari andi mahirwe nagerageza, bikakurinda imyaka 10. Hari abantu bibwira ngo akazi ngo ni umushahara gusa. No, iyo biba umushahara tuvugisha ukuri. Iyo biba umushahara rwose, ariko kandi tunavuze n'abantu benshi, ntago rwose ari abantu benshi batumye nguma hariya. Byaragendaga bikanageraho bikaba bibi rimwe na rimwe. Ntago ubuzima bwose buhora buri smooth, bikaba bibi, ariko byagenda byamugeraho, wamugera imbere ukumva urahumetse, ukumva aguteye courage yo gukomeza gukora. Ntago akubwiye ngo ndaguha iki ntaki. Hari ikibazo ariko kanaka, kuki iki kibazo ko mbona ari ikibazo gitoya, kuki mutagikemura? Kandi ugasanga hari umuyobozi azi buri muntu wese n'umwihariko we, buri muntu akavuga ati Masantura yakora iki, runaka yakora iki, ukabona buri wese afitanye umubano wihariye. So iyo rero nubwo twavuga ngo consistency kuri jewe guhatiriza kugumamo, ariko yari wa mugabo udahuzagurika, watumye nawe wakundaga amakuru y'ubukungu, watumye ikiganiro segment y'ubukungu mu makuru, ikiganiro izingiro ry'ubukungu kibaho,
ariko ntabwo cyari ikiganiro gutyo cyari ikiganiro cyinjiriza ikigo amafaranga menshi. Iyo mvuze amafaranga menshi ni ngo cyari ikiganiro niba uri kuvuga ku bukungu ukaba ubizi neza kuko nari ndi muntu uzi ubukungu yuko ari byose. Ni ngo najyaga kureba minisitiri w'ubuhinzi nkamanuka nkajya kureba umuhinzi, nkajya kureba ibigega bihunikirwamo, nkareba inganda zitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi, nkareba abatanga serivisi z'ibicuruzwa z'ibikomoka ku buhinzi n'iyo byaba ari amaresitora. Ubwo ubuhinzi tayari icyiciro kimwe cy'ubukungu cyamaze kurebwaho. Niba ngiye mu nganda niba ngiye mu bwikorezi ndabutindaho. Nagize amahirwe ngira contract y'ikigo cyitwa Central Corridor y'igihe kirekire, nkazajya ndipotinga amakuru ajyanye n'ubwikorezi, nkajya mu mahugurwa atandukanye yatangwaga na Kenya Ports Authority na Tanzania Ports Authority, World Bank. Ayo mahugurwa nayabonaga kuko yatangaga amahirwe avuga genda n'iki nacyo kimenye nka reporting inkuru z'ubukungu ubona ko mbizi neza, kuko ushobora kumenya ibyo wakuye muri note ariko kumenya reality yo hanze ahangaha bigusaba kubijyamo. Yamagarira ayo mahirwe bijyamo. Rero iyo consistency yashingiye cyane nanone kuba ari we ubisupporting. Abasesengura itangazamakuru muri iki gihe hari icyo twita national content, kuvuga ngo ku rwego ese iyo tubyutse twumva iki ku maradiyo, twumva ari mu gihugu, tureba iki kuri televiziyo, ese kuri social media ko ari nazo ziyoboye cyane cyane uburyo bwo gutangaza amakuru muri nomizi. Abantu baribaza ngo ibiriho, sinshaka kugira uwo ntera ibuye, abantu bose bafite umurongo bagenderaho, ariko mu gihugu gitera imbere nk'u Rwanda wowe utekereza ko ibyo dukwiye kumva, ibikwiye kwandikwa mu binyamakuru, urebye n'imiterere y'ubukungu byakabaye bihagaze ku ruhe rwego? Urakoze cyane. Nk'uko utinye kuriterayo nanjye ntabwo uri mpaye ngo nditere. Ibyo buri muntu mu cyicaro cyicayemo neza nta kibazo, ko igihugu kirimo byinshi, kirimo byiciro bitandukanye, ariko abantu bareke kumva ko byacitse ariyo yonyine nkuru igurisha. Nkubwije ukuri ko ntangira amakuru y'ubukungu byabayeho rwose, abantu bakazajya bahindura bazimya televiziyo kubera ko ndimo ndavuga ibintu basa naho batamenyereye imibare. Ngeze aho urumva hari n'ibyo nakoraga buriya ni amayeri, bwo ni ibanga ry'akazi ngiye kukwibira ryanjye. hari aho nakoreshaga imvugo yoroheje kugira ngo umukecuru wa Kinyamakara, abantu bo muri Beneri banyita umuntu wa Kinyamakara. Hari umugore wigeze kumbaza ngo ariko kikunda gutanga urugero rwa Kinyamakara na Rukira. Nabwiye niho iwacu babifata gutyo, Rukira ubundi niho iwacu, ariko Kinyamakara ni ahandi. Ushobora kubona harebaga uri nka zahuye bakwereka ngo hari Kinyamakara. Yego, rero ubwo urumva ko byari bifitanye aho bihurira nanjye. Noneho nkazajya nekereza ngo umuntu uri Rukira na Kinyamakara ibindi kuvuga yabyumva, nkakora gutyo kugira ngo rero abo bantu bigarurire. Byansabaga kubaha iminsi myinshi ndi kuvuga amakuru y'ubukungu mu rurimi bumva. Na terime economique nakoreshaga hari igihe nazihangaga bigasa naho zari zisanzwe zihari, kuko ntago nahimbagira ijambo nyarwanda, ahubwo nahangaga ijambo riri buhure na terime n'ibyo ndi kuvuga. Kubwira abantu kwanza utangiye kuvuga iby'isoko ry'imari n'imigabane, impapuro mpeshamwenda, agatebo k'umuguzi, umusaruro mbumbe. Ari byageze ahantu mba nigewe ibyo twakwita harya cyitwa ngo imboni ni nko kuvuga ngo igitabo imboneza magambo, inkoranyamagambo. Yego, karika dictionnaire. Byageze ahantu mera nk'inkoranyamagambo y'abayobozi bakomeye muri iki gihugu, kugeza ku baminisitiri n'abayobozi b'inzego ziri mu rwego rucunga imari n'amafaranga, bambwira ngo iri jambo dukoresha irihe. Ni nacyo cyiza, burya abanyamakuru nibo barema amagambo. Yego, burya barema amagambo, ni kimwe n'abahanzi. Ibyo rero tubibonera nko mu mupira, nko kuvuga ngo ruhago, abitwa ba Karinda Viateur, abitwa ba Shinani n'abandi, abantu bakunda ibya siporo baza amagambo yagiye n'abagatari, nyakwigendera Gatare, igikura nkota, Rutahiza, amagambo bagiye bazana. Yego, niyagiye afata umwuga. No mu bukungu rero byageze ahantu rwose, niba abantu bari mu gukora inyandiko zabo mu cyiciro cy'ubwikorezi bakambwira ibi dukoreshe irihe jambo, abantu bari mu isoko ry'imari n'imigabane tubigenze gutya, abari gutegura ingengo y'imari bashaka gukora ka gatabo gasobanura ingengo y'imari mu Kinyarwanda tubigenze gute, dukoresha ayahe magambo muri ibi kugira ngo byumvikane, kuko narasaga n'umuntu uhagarariye ba Banyarwanda ba Kinyamakara na Rukira kugira ngo babashe kubyumva. Ariko ibanga nari ndi kukwibira ni iri ngiri, nuvuga ngo nabikoraga gutyo iminsi yose kugira ngo nigarurire abantu benshi barimo gukurikira televiziyo, ariko technically nkaba mbizi neza yuko
ndimo ndakoresha amagambo asanzwe ku buryo umu economiste ashobora kuvuga ngo what is new, igishyashya ni iki mu byo ari kuvuga. So nkazajya nshishamo nk'umunsi umwe cyangwa ibiri nibyo wabonaga bya graphique nakoze kugira ngo mbibutse ko nibi ndabizi, ntabwo burya nabikoraga n'uvuga ngo byari kugira ngo ngaho namwe nimuze mwatahiwe, ariko ndabizi ko ibyo ngiye gukora nonaha b'abanyarwanda banjye mu kanya bari bavuye kuko ntabwo ibi bari bubyumve. Nkakora za graphique, nkakora amakuru, nkayasesengura mu buryo buri technical cyane, ariko ndimo ndadressinga babandi bumvaga ko ntarimo kubaganiza ko bazi byinshi, binze byinshi mu bumenyi buhambaye. So iyo ndi kubwira bariya bo hasi nsa naho ntarimo kubadressingaho. Icyo gihe rero urumva niryo banga nakoreshaga ryo gutuma mba mbafite abantu bose. Itangazamakuru ririmo ragenda rihindura isura, icyo nakita traditional media, izo radio, televiziyo. Urabona ko abantu bimukiye ku midugudu mishya, imidugudu y'ikoranabuhanga, ngo ni imihanda. Yewe ntabwo nabyita gutyo, ariko icyo nshaka kuvuga ni uburyo bugezweho bwo gutangaza amakuru. Abantu benshi barona bikomozaho bagatekereza yuko kuvuga kabaye, kuvuga ubuzima bwite bw'umuntu, gusebya runaka, kumara umwanya uvuga ushyiraho bya bintu nyine ureba gutyo nyine biri aho ngaho, ugasanga nibyo bigurisha, ugasanga nibyo abantu bareba cyane. Ubona societe yo nta kuntu ikwiye gukanguka kugira ngo bahitemo ibintu bareba ariko bizamura n'ubukungu bwabo bwo wavuze by'ubukungu. Urakoze cyane nkeka ko hari impamvu nini ituma binamera gutyo. Icya mbere ni uko abantu bashaka kwihuta gukira mu buryo bwihuse, niba ari gukira cyangwa kuronka mu buryo bwihuse. So consistency rero burya ijyana burya n'akantu kajyanye no kwihangana, kumenya icyo ushaka no kugenda etape par etape ugenda ukigeraho gake gake, kugira akantu ko kwihangana. Ntabwo ari impano rero ya buri umwe. Ibivuze rero ngo nubwo uyu munsi abantu batekereza ko byacitse ariyo igurisha, bakaba bagenda bafatirana, kagenda kajya kuri social media gakubitaho ikintu gifite ingaruka nini cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'abantu bwo mu mutwe, gifite ingaruka nini ku mutekano w'igihugu, ku mutekano w'abantu be, nawe atiretse. Ugasanga ibyo bintu nibyo atekereza ko biri bugurisha. Yego bishobora kukugurisha nonaha, ariko ni nko kuguha amafaranga nonaha ya tike yo kujya mu irimbi. Ni nko kuguha tike igana mu irimbi. Ni amafaranga ariko nkuru yawe uhereye ku irimbi ugarutse. Ndashaka kuvuga ngo ni nko guserebeka, urihuta. Ubwonko bwacu tureba nyine abantu baravuga ati muri iki abantu bakunda ibyoroshye, shaka utuntu turura umutwe, ugomba gushaka umuntu urira uvuga ko yahuye n'abagabo 500. Hakaza bavuga ibice by'umubiri bitari mu muco nyarwanda, mu by'ukuri bishobora kwigisha. Ariko ubwo nashaka kubaza, mvuga national content, ibintu abantu bareba, ibyo bumva, utekereza iki muri packaging, uburyo nifuza gutinyura abantu gutekereza no kuri izo ango zindi kandi zifitiye umumaro abanyarwanda. Ukaba wabikora, yego nonaha bishobora kuba bitari buguhe byihuse abahurura, ariko gake gake ugenda wubaka izina mu cyiciro runaka kugira ngo tugire na specialite. Abantu bajye bagira umwihariko, umuntu amenye ngo mbarizwa aha kugira ngo n'ibi byiciro bindi bihagararirwe. Noneho ikindi cyihutirwa numva kiba gikenewe cyane muri iyi industry, cyane cyane iyi mihanda muri kuvuga, nuko ntabwo ushobora kunyura bose, ntabwo washimisha abantu bose, kuko nabonye ko hari n'abantu bafite umwanya wo gutuka, bakavuga ati ndakuririraho wowe ndashaka kugutuka, nicyo kinyura uyu munsi. Hari abacika intege rero nanone, agatangira nk'ibyo ngibyo, yari afite gahunda rwose yo gukora ibintu bizima, ariko bamwuriraho kabiri kuri izi, kuko niho hari demokarasi ya mbere muri iyi mihanda, muri izo mbuga niho hari demokarasi ya mbere nyine yo kuvuga ibyo umuntu ashatse n'ibitavugwa. Ubwo rero ugasanga umuntu baramwatatse rimwe kabiri kuri content yarazi ko agiye gufasha abanyarwanda. Hari umwana w'umukobwa nabonye wavuze ati genda ashaka gufata iyi ango yo gufasha abanyarwanda, abikora kuri social, akora kuri TikTok no kuri Facebook, niho namubonye cyane. Yitwa Fiona, arabikora ukabona arimo arabwira abantu content nzima, ariko njya kuri comments nkasanga umuntu yahagurutse yanzuye kumutuka, bakamutuka abandi bakamubwira. Ariko n'ababikoze nka Karegeya Ngabo, ibere rya Bigogwe, uriya n'umusore wahagurutse asukoresha imbuga nkoranyambaga ku kintu gifatika. Urabona ukuntu ngira ngo umuyobozi utaragerayo sinzi, banza ari wowe gusa. Wowe wagiye cyane. Umubaze Ngabo Karegeya rwose tubanye neza. Nta foto nabonye, abandi bagiye bose barapostinga. Gusa agiye kwifotoza, hari ukuntu bindushya kwitera igikoyi. Ariko ni indwara nanjye ndwara kubijyanye no kwifotoza. Karegeya Ngabo nshaka kuzamutumira hano. Biriya bintu byo gukina kunyabanwa, urabizi?
urabona twa dukoni bakina bagira gutya bashumba ngo byitwa kunyabanwa ntabwo wabimenye Oya, buriya hari ibintu ako- ateza imbere ako karancitse hari imibyinire y'ikinyemera ikinyemera njya mbona abandi nkabona nabo barwana bakubita inkoni nyine kuriya ni ukunyabanwa nibyo bita kunyabanwa ubwo rero ako nkamenyeye hano ukeneye kuzajya ku ibere rya Bigogwe. Ubwo ubwo rero tuzagiye nari rwose. nkubaje reka tugaruke kuri iyo specialized reporting wenda itangazamakuru ririmo rirahinduka ariko ntibagiwe kukwibutsa nk'abantu nk'amwe kwinkarajinga abantu bameze gutyo kuko nicyo nangiye gusoreza ndi kuvuga ni ukuvuga ngo abantu bafite ubwo bushake babura ababatera kuraje abantu nk'amwe rero reba abantu barimo gushaka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo byo kwisipesiyaliza mukabatera kuraje mukabakira mukabafasha mukabaha inzira umaze imyaka myinshi mu itangazamakuru harimo ibyo turimo kuvuga ahangaha ibyinshi hari n'abandi twavuga Gardo nawe hari abakunyuze mu ntoki banyuze mu ntoki kandi ndumva ntabwo byanabura no kuri social media wishatse kuko ndibuka ko hari umunsi umwe Rutikanga yigeze kwerura niba atari Divine Rutikanga cyangwa bombi berura bavuga bati Jean Pierre Kagabo niwe muntu utwenspira dukurikira. Reka nkubwire kiriya kigo cyagize amahirwe kibona bariya basore bombi genda urabibuka ndabyibuka cyane reba abantu babikonyoza nka bariya ni inkuba zesa noneho baza bagahita bavuga bati ariko kanaka niwe niwe twigiraho umurongo urimo byumva ubwo n'ubwo ngo uyu munsi turimo turavuga ku bandi kuko ntabwo aribo bavuga ko nawe urabizi ko hari abakunyuze mu maboko ariko itangazamakuru nyine hari ukuntu biryoha wageraga hariya nyine ko umuntu ashaka kureba ubu ni Deje Barore bati ndashaka kumureba hari abana twakira nko muri stage bavuye muri za université UR Iseka n'izindi université byo nyine akavuga ati ndashaka kureba Barore tukamushaka tukamutuma ati no kuvugana nawe urumva itangazamakuru ukuntu ryaryoha hari abajyaga bansaba bari mu bantu ubona ko bari mu nzego zinakomeye ariko agabira ngo uzanzanire Everine ndamukunda umurerwe Barore batarayobora na RBA bari bazi ko ari uyobora n'itangazamakuru kuva na kera yego n'imyaka yaramazemo ntabwo ngiye mvuga ko ari imyaka ahubwo iyo umazemo ibintu uba ukora n'urwego biri kuri kariba yo hejuru cyane muri Barore hari ukuntu hari data kuko yajyaga avuga ngo uriya mugabo ni umuhanga wavuga ngo uriya mugabo ni umuhanga iyo bavuze ngo ni umuhanga hari ishusho bamaze gutanga hari perception bamaze gutanga ku bagukurikira ni ukuvuga ngo ubu nonaha ntabwo umuntu aza gusa ngo avuge ngo kanaka ni umuhanga nta ango yarebyeho kandi ntabwo abivuga gusa rimwe ariko utekereza gukumbura ikigo kirimo ayo mazina yose nkubwiye buri wese yatakira hari undi akubitira hari no mugahuriza hamwe habayeho ibihe byiza ariko cyane cyane umwere uturutse bukuru ukwira hose buriya n'ubu buracyakwira kubera ko abo twese twavuze bagiye bafata inshingano kandi bishingiye kuri izo performance bagiye bagira bafite aho bakura bafite aho bavoma nabo bashobora gutanga kuri iyo soko nkora mfite n'icyizere cy'ejo hazaza kuko nahoze mbiganira nawe kure mu munyamakuru bitwara imyaka itari munsi y'5 hari n'igihe birenga cyane rwose ahubwo abajene barimo babyiruka nyine ni ukujya baza bakabegera bakabaza ariko ngewe icyo mbijeje nzajya mbabazanira hano nzajya mbazanira John Patrick Kwizera John Patrick uzaza ni Kwizera John Patrick ndabikwisabiye kuko Kwizera John Patrick ni umwe mu bantu nzi bahereye ku busa mu bijyanye n'itangazamakuru ntago ndi butinye kubivuga kandi wowe uri pare we none ugiye kumushyira mbivuze nemye nawe arabizi nuvuga ngo naza ntago azabihakana ntago nakubeshye ndi pare we yahereye ku busa agenda yiyubaka ndi kumureba ku buryo yagiye avamo umuntu ugahita ubona ko yari umuntu utega amatwi ikintu mubwiye ntabwo yakibagirwaga kandi ntabwo yasubiragamo amakosa kabiri reka rero ngusetse rero giye nka edita we rero sa tumwohereje iwawa rero kureba bano bantu baba baragiye kugororwa yatuzaniye inkuru aravuga ati uwari Sawuli yahindutse Pawulo John Patrick respect nkubwije ukuri ko nkuriya niwe rugero rwiza wo kwereka uburyo abantu bubakwa abantu bubakwa abantu biyubaka urugendo rutari munsi y'imyaka 5 ariko ukavuga ngo birakoze pe birabaye birakora kandi byavuyemo umusaruro niyo mpamvu mbihagararaho neza mvuga ngo aje hano nta na kimwe navuze yahakana yahita byemeza natangiriye kubusa niyubaka gutya ngenda mvamo nawe ajya ambwira ko ashaka kuza hari mu Musanze abashaka kuduha ndabizi neza ko rwose John Patrick ni umwe mu rugero rwiza ubwo ni umwe tuvuze ariko dufite benshi nari mfite benshi cyane ni benshi cyane ariko reka tugaruke ku ngingo cyane cyane yo kubaka ikintu abantu batinyaga ariko ukacyubaka bikazagera ahantu mu gifaransa aricyo bita se distinguer du commun des mortels donc
ntukore nk'ibyo abantu bose bakora, Yego. wowe ukagira icyo bakumenyaho kigutandukanya n'abandi. Binagira n'ikiguzi, nicyo nashakaga kugeraho. Bigomba kugira ikiguzi. Ikiguzi cya mbere ni uko iyo uri gutangira ikintu ari wowe ucyumva, ni wowe ucyumva cyane, ntuwishyiremo ko abantu bose babyumva, ahubwo ugomba gutangira gake urimo gufasha abantu babyumve, kugira ngo ukurure abantu, abayoboke baze kujya mu murongo wawe, mugende mugire abantu benshi bacyumva kimwe. Icyo ni icyambere, birasaba imbaraga. Icya kabiri, harimo inzitizi bigenda uhura nazo muri aho ngaho. Nakubwiye ko hari nk'aho nabwiwe ngo ninjye gukora inkuru ya politike, nkabihakana, nkabwira ko icyo gihe biba bivuze ngo mu by'ukuri in real sense wanze ibwiriza ry'umuyobozi wawe, kuko niwe yashyizeho kujya gukora, ariko kubera ko batega amatwi. Masanza nawe ntiwari ushobotse. Uzi ko hari umuyobozi ugeze kubwira ngo aho kuyoborwa n'imbeba ijana ngo wayoborwa n'intare imwe. Urumva ntabyibuka. Ngahirengagize. Urumva ntabyibuka, ariko ngo aho kuyoborwa n'imbeba ijana ngo wayoborwa ngo ntibari n'intare imwe. Okay, wenda twanareba no muri case byari byabaye muri iyo, kuko ntabwo ari yo topic y'uyu munsi, ariko ikintu cyari cyabaye mu by'ukuri, nari narahawe leta na Arthur Asimwe yo kuba umuyobozi editor wa online services muri iriya website turimo kureba ya Orenfo ya RBA, yaje kuvamo ya RBA, uriya ziriya ntuza YouTube ya mbere n'igihe wayifunguye, credentials zose n'igihe wari uzifite. Niba urimo kureba ziriya social media ukuyeho TikTok na Instagram, ibindi byose n'igihe wabikreye. Urumva uburyo nagiye mbikreya rero ni kuri iyo appointment nari nahawe na Arthur. Ariko nkaza kubera ko ari ikintu gishyashya, buri muntu akazajya yumva ko afiteho ijambo. Mukanya nkabampamagawe na kanaka ngo shyiraho iki, mukanya nkahamagarwa n'undi ngo shyiraho iki. Hari n'abampamagaraga baturutse hanze. Hari uwampamagaye cyangwa bakubwira ngo siba, hari uwampamagaye ambwira ngo ngo duhe credentials, hari ikintu turimo gushaka gushyiraho. N'uwo hanze, n'umuntu nawe byose arimo ariyumva ko twavuganye, namubwiye nabi. Abe ati ma credentials dushyireho, turashaka gupostinga kuri Twitter ya RBA. Nguhe credentials, ati kubera iki se numva mbona guha credentials z'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru? Ngo ndi kumwe n'umuyobozi wawe. Ni umuntu wese uzampamagara ari kumwe n'umuyobozi wanjye, nzamuha credentials z'ikigo. Wabwiye uwo muyobozi akazinyaka, noneho nkazimuha akaziguha. Yumva yari yibeshye. Now icyo gihe rero naho ngaho havuye ibyo ngibyo byose, kuko urumva byarangiye noneho urabyibutse, byarangiye baposti byarangiye bashyizeho ikiganiro. Nari natanze inama, nabwiye umuyobozi wungirije mubwira ko iki kiganiro kitari cyiza kujyaho, bagishyizeho giteza ikibazo, biba ngombwa ko bakivanaho. Noneho abayobozi bandi bahamagara ubuyobozi bavuga kuki mwashyize ikiganiro gifite ikibazo, kandi ngiye namaze gutanga inama, cyashyizweho n'abandi kuko jye nabyanze. Ibyo niho namusubirije, ndi kumubwira nti bino bintu birimo akajagari. Abantu buri muntu arimo arumva gufite ijambo, ashobora kubwira ngo shyiraho iki, kuraho iki, ma credentials, aho kugira ngo nyoborwe n'imbeba igihumbi, nayoborwa n'intare imwe. Naho byavuye. Noneho urumva ntago byari ukumutuka, byari mu kinyabupfura. Buriya sinigeze mbaho mu buzima, sinjya ntukana rwose. Urumva ntago rwose nigeze, hari amagambo ntaranavugaho mu buzima, ariko rwari urugero numva ko rwakabaye rufatika, yuko ibintu birimo akavuyo nk'ibyo bishobora kuzateza igihugu ikibazo gikomeye. Nkayo wakoze mu gice kizwi, ukoramo ukakimenywaho, n'ubushakashatsi ukora kikibanda kuri ibyo, ubona ibinyamakuru byakibanda gute kuri icyo kintu cyo kugira ngo bashyireho ubwo buryo? Mu bintu wambwiye harimo abayobozi batarabyumva, bakazabyumva kubera ko hari umuntu wasunitse nk'uko wabikoze, hari abandi batazabishobora. Uruhare rw'ubuyobozi bw'ibinyamakuru, nk'ubu hari ubushakashatsi nyine burimo bukorwa bushaka kugaragaza ishusho y'itangazamakuru ko rihagaze mu Rwanda. N'icyo kibazo kiri mumwe mu bibazwa nabonye nanjye banyohereza ngo nsubize, kugira abanyamakuru bafite ibyo bazwiho, bahuguwemo. Niba ari ubutabera ukavuga ngo runaka ibintu by'ubutabera arabizi, niba ari ibya politiki arabizi, niwe hosting abanyapolitike arabizi, yaranabyigishijwe. Mu by'ukuri ikintu gisabwa, numvishije ubushize Scovia ari kugaragariza nyakubahwa umukuru w'igihugu yuko dufite ikibazo cyo guhemba amafaranga make mu itangazamakuru, yuko harimo amafaranga make. Yes, harimo amafaranga make, n'umukiriya mukuru ikibazo gihari kugeza uyu munsi usanga ari leta. Abikorera ntibarabasha kubyumva neza kugira ngo tubashe kujyanamo mu buryo buri hejuru, ariko harimo umukoro w'ibitangazamakuru n'ubuyobozi bw'itangazamakuru mu Rwanda, harimo na RMC. Ni ukuvuga ngo dufite
abantu bari mu cyiciro cy'ubuzima bize medicine baragenda baravura, baragenda bayobora ibitaro, baragenda bayobora za minisiteri z'ubuzima, dufite abantu bari aho ngaho. Dufate abanyamakuru bacu tubajyane muri icyo cyiciro, abo bantu bagire ubumenyi kuri fonction z'icyo cyiciro cy'ubuzima benshi bishoboka. Abo bantu nitubarangiza niba bamara kubimenya, abo bantu tubafate muri icyo cyiciro banagireho uburyo baganira. Ni ibintu uvuga na vocabulary kumva birahura. Noneho tugire abantu bari mu cyiciro cy'ubuhinzi bagende bamenye ubuhinzi bukora gute, kugira ngo tubashe kubona inkuru nyinshi zishoboka ziva mu buhinzi. Noneho icyo nshaka kuvuga nuko buri cyiciro cyose niduhugura abanyamakuru muri ibyo byiciro, ba bantu bazaba bari connected, bazaba bahura neza n'abantu bari muri icyo cyiciro, banamenye n'amafaranga bayo, bamenye no kuyatapinga bayazana, kuko impamvu umuntu ataguha amafaranga ye nuko azi kutavuga ibintu bye neza. Ariko bivuga neza yakifuje ko ejo nkuko wavuze neza ibi nanjye mvuga neza n'ejo bundi buriye bikongera amafaranga muri icyo cyiciro. Izo nzego zo nta kuntu zashora mureka ngoye nk'urugero. Njya nkurikirana nk'abanyamakuru batari amakuru mu nteko. Inteko hari iby'igikora igahura abanyamakuru akabati iyo bita parliamentary reporting, kuko ugiye kuri reporting mu nteko byonyine no guhera ku nyungura amagambo vocabulary. Ubwo ndatekereza no mu nzego z'ubutabera. Abo bantu bo ntibashobora kugira uruhare mu kugira specialized reporting. Yego, ni imikoranire, nicyo navugaga, ni imikoranire, nivuga ngo izi nzego zitangazamakuru zikorane n'izo nzego kugira ngo bikorwe. Ariko icyo ni cyambere kimwe, icya kabiri nuko hagomba kubaho iyo network. Numara kubahugura bigenda gute? Hari follow up. Ngubu jewe nahaye Central Bank liste y'abanyamakuru nzi ko bashobora gukora amakuru y'ubukungu neza n'ibya finance. Ariko sinarangirira kukubaha liste, ndangije mpita nkora groupe mbashyiraho n'abari abayobozi bashinzwe itumanaho kugira ngo bajye babasha kubaha amakuru yabo. Wahizemo ko nkora ya politike gusa. Wari umupolitisiye. Ariko ubu noneho nagarutse mu byanjye. Oya, ubu ngubu noneho wafitinga hose, kuko ubu noneho uyoboye igitangazamakuru. Reka nicyo kinyobora pe. Kikuyobora gute se? Baza dive rwose. Ntabwo ikinyamakuru kiyobora umuntu niyobora igitangazamakuru. Dive ariko n'uwo muri Cape Media ntabwo abahandi. Dive ubu ni ukuyobora cyangwa? Cyane. Kuko niwe director, niwe ku directing ubu ngubu. Byo bita ko directing. Kino kigo cyacu hari umuntu ukiyobora. Ukuyoboreramo. Bogenda producer ukora ibiganiro, hanyuma hari ba boss bacu hano. Nabyo ni byiza kuba ikigo structure yubatse muri ubwo buryo. Gusa mu mikorere ya buri munsi mu bijyanye no kwaguka kwawe, nubasha kwispecializa ukagira aba contributors kuri content zukenera ahangaha bispecialije muri ibyo byiciro, uzakoze itandukaniro ku buryo n'abandi bashobora kukureberaho bakanakomerezaho, kuko ibyo turi kuvuga tujye tubishyira no mu bikorwa. Mwabitangiye kandi turabashimira. Masantura twavuze ku nkuru yantangaje cyane y'ukuntu wahereye amakuru y'ubukungu ku irimbi ukerekana ko bishoboka. Navuga ko uri ikone mu bijyanye n'amakuru y'ubukungu. Nyamuneka abantu ushaka gukora amakuru y'ubukungu mu murebe. Natwe rero hano mu kigo cyacu Cape Media harimo no gutanga izo serivisi z'amahugurwa kugira ngo umuntu ushaka umunyamakuru, umuntu ushaka gukora amavideo meza, ushaka gukora iki, ibyo nabyo tubitange, noneho dukoreshe inararibonye n'impuguke nk'amwe. Buriya nanjye njya niyambazwa buriya Solange ya none yabikubwira, amaze kumumagana inshuro nyinshi cyane, nkajya kumufasha mu guhugura abanyamakuru cyane cyane mu kuripotinga kuri ibi byiciro byose. Kandi aho ntago ngenda jyenyine, niba ngiye kuvuga nko ku bwikorezi bwambukiranya imipaka, ubwo ndagenda nkahugura ku bumenyi mfite nk'umunyamakuru uburyo na pitchingaga inkuru, ariko nkanajyana n'umuntu umuyobozi w'abashoferi b'amakamyo wenda, naba ngiye kuvuga ku reporting kuri maritime ku bijyanye n'ibyambu n'uburyo bikoramo, nkaba nagenda yego ndaza kuvuga, ariko nitwaza umuntu wa Tanzania Ports Authority cyangwa Kenya Ports Authority avuge noneho uburyo icyo cyabo bikora. Nanjye nigeze gukora inkuru mvuga umuntu utararangije n'amashuri abanza ariko wigisha kaminuza. Yego. Utararangije? Ntiyarangije n'abanza. Ntiyarangije amashuri abanza ariko akigisha kaminuza. Ngira ngo abantu baramuzi, ni umusaza witwa Mudenge Boniface. Abigisha ayobora umuryango witwa Inyenyeri hariya za Rubavu. Ni ibijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa. Okay. Guhura n'ibibazo bikomeye bya jenoside, ariko ukubabarira nukakira n'aba bantu bagukomerekeje, ugatangira kwigisha ubumwe n'ubudaheranwa. Ibyo rero yagaza kubyigisha muri za universite zimwe na zimwe. Ari nacyo mvuga ngo universite zacu zikwiye gukanguka. Tekereza ko umuntu nka Sina Gerard
ejo hari umugabo twakozeho worora inkoko 130,000 uretse ko ari umuhanga mu by'ubukungu witwa Musabyimana Jean Baptiste. Ibaze nk'uwo muntu umujyanye muri universite yigisha ibyo ngibyo, we nubwo atafata impapuro ngo yigishe, we akababwira gusa uko bikora. hari umugabo wari uyoboye Inatek wigeze gutangiza umushinga umeze gutyo, nari nawukunze sinzi aho warangiriye, arimo gufasha abaturage korora. Witwa umugabo wayoboye Inatek Professor Egide Karuranga. yari afite umushinga mwiza cyane, umuhanga cyane na hano n'umukontributor wacu. yari afite umushinga mwiza cyane, warawureba ukabona uwuhaye imyaka 5 ukora evaluation ukanawongeramo ibindi bintu biunoza neza kurusha abaturage bakariya gace kaminuza utuye. Mundi kaminuza igomba kugira umumaro aho ituye. So narabirebaga nkabona ni ibintu byiza cyane mu byukuri. Ubwo rero ni inkuru ndende twabijyamo n'ubu hari ibindi arimo akora byazavoka nabyo birimo birakora cyane. Ngira ngo mperutse kumva Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi avuga ati muzane zavoka, yareba Professor Egide z'abanyakubaha benshi arimo afasha ku mishinga yavoka. Nanjye rwose ninjye birangaye, yarambwiye ati mbigufashemo. Wowe ntago warangaye muri ibyo, bwo wari uri mu bindi, ntago ujya urangara. Ayishura Ndabizi kutagirangara. Ruziga Emmanuel Masantura mu by'ukuri ntabwo nabona uko mbisobanura. Kuganira n'umuntu mwatobanyakondo mwagize gute birashimisha cyane cyane noneho mugeze mu gihe noneho cyo kuvuga muvuga ibintu byo mu myaka 10 ishize. Tumwe turasaza. Gusaza ni mu mutwe. Gusaza ni mu mutwe. Hanyuma rero Masantura, kimwe mu bibazo abantu bagaragaza aravuga ati abantu bafite ubunararibonye mu itangazamakuru mwaragiye muragenda, ubu ngubu nibagiye kubivuga yuko ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa n'igurisha n'ubucuruzi muri Arena Iterambere Fund. Icyo ni ikigega nzagutumira tukaganiraho, ntabwo twakivuga uyu munsi. None se ko wagize ibihe byiza muri icyo gice cy'ubukungu, n'ikigega ni cyiza, ndibaza ko washatse kureba gusa ikigega cy'amafaranga gusa? Oya, icyambere cyo ntago njya nkora akazi nakunda. Icyo cyo rwose sinshobora gukora akazi nakunda. Biriya by'ubucanshuro umuntu ashobora kubwira ngo ngo ndaguha amafaranga ngo ngene nkora ikintu nakunda, ntago bishoboka. Ubwo rero nashyize ku munzani muri offre zose zari zihari, nzahoraga ziza nkazishyira hasi, kuko urumva nakoranye n'izo industries zose, ibyo byiciro byose bigize ubukungu. Izo connection ntago ngiye kukubeshya ngo rwose ntago nagize. Hari n'igihe byajyaga binabaho nkajya kugenda nkanandika, nigeze kwandika, buriya ntago nanditse rimwe nsezera muri RBA. Nari nzi ibaruwa warumaranye iminsi kuri email. Buriya numva nanditse ibaruha muri 2015, 2020 ndasezera biranga, 2022 bigeze aho noneho baravuga ntago twakumira. Iyo kuva 2015 yari yanditse gutyo ukuyeho guhindura amatariki, kuko nta mpamvu navuga, ntago najyaga avuga ngo kubera ngo narakaye, oya ngiye gushaka andi mahirwe. Rero amahirwe uko yagendagaza akenshi nashyiraga ku munzani nkareba. Hariya rero ni ahantu muri NST2 harimo kuzamura ubwizigame bw'abanyarwanda bukava kuri 12% bwari buriho bukajya kuri 25.9% mu mwaka wa 2029. Iyo birebye ibyo bintu urabeye ukabona ninde uri bubikore, nutabitekereza ngo ubanze wishyiremo, ukabanza ukishyiraho ku ruhande ukareba ku ruhande ninde uri bubikore. None ubwo bwizigame ni ikintu gihindura ubuzima bw'abanyarwanda. Buriya kwizigamira niyo ntambwe ya. Reka nkubwire nyine, ndashaka kubwira impamvu nagiye hariya. Ngo niyo ntambwe ya mbere yo gutera imbere. Ngo niba utari warakoresheje investment yawe, niba warakoresheje tuvuge ubwizigame bw'akanaka wagutije cyangwa warakoresheje ayo muri banki, n'undi watiye muri banki ubwizigame bw'undi. Rero iyo mbikoze mbikora numva ari ikintu kirimo gufasha cyane abanyarwanda. Birabafasha kubera ko birabavana mu cyiciro kimwe bibashyira mu kindi, kuwizigamira amafaranga make. Kandi noneho mpura nabo kuri televiziyo, rero naricaraga nkumva ndi kubona ndabwira igihugu yego, ariko ntago nzi ni bande ndi kubwira bose ko bangana. Ariko ibi ngibi mbikora ndi guhura n'abantu direct, nkabareba, nkabafasha gufunguza konte, bagatangira kwizigamira, tugatangirana nabo nkabireba, tugakomeza tukavugana, nkamenya ngo yatangiriye kuri 2, uyu munsi ageze umwaka urashize agejeje 720. Ni urugero, 2 ni make ariko 720 si make. Ibyo rero numvishije bijyanye n'umuhamagaro wanjye wo guhindura ubuzima bw'abantu, kandi bijyanye n'ubukungu nize. So numva nkomeje kubikora, none birajyana n'ubundi narya tangazamakuru no gukomeza gutangaza nyine. So numvishije mu by'ukuri nta bitarimo gutandukana, kandi nizo televiziyo ndongera nkazisubiraho njya kuvuga noneho uko bikora. Ni byiza kurera ukura. Nanone ko tuzi hari ikindi kiganiro nshaka kuzakora kuri structure y'ibigo bitandukanye, uburyo
imirimo iba ipanzwe nabyo harimo ibiganiro byinshi. So, twanzura kino kiganiro Masantura twatangiye ku nkuru yawe ku irimbi werekana igice kijyanye n'ubukungu uko bikora ku bukungu, ariko tuganiriye n'itangazamakuru rusange n'ibiganirwaho n'uburyo abantu bakwiye kubikoresha nk'ibibazamurira ikintu gifatika mu guhindura imibereho, mu kugira icyongera mu mikoro, kuruta uko yego no kwidagadura ni byiza ukaruhuka ariko ukareba nyine icyo ushaka. Twanzura wavuga iki kuri iri tangazamakuru rigenda rihinduka n'uburyo abantu bashobora gufasha sosiyete nyine kuva ku rwego rumwe igera ku rundi? Murakoze cyane. Ni ikintu kijyanye no kwisuzuma nk'uko nari nabivuze. Umuntu arebe ngo uruhare rwanjye ruba ari uruhe, ibyo ndimo gukora bino bintu birafasha iki abo ndi kubwira, birabafasha iki? Icyo kibazo ukibajije kuri buri content ugiye gusaba birabafasha iki? Niba ari ukubaruhura mu bwonko ni ukubaruhura nta kibazo, niba ari ukubazamura mu rwego rw'ubukungu, niba ari ukubamenyesha, niba ari ukubigisha, za nshingano ariko buri muntu ugiye icyo ugiye gukora ugategera ngo iki kintu kirafasha iki, ese nta kintu gishobora guhungabanyaho. Muri ubwo buryo gishobora kuba byadufasha mu bijyanye no kubaka itangazamakuru, ariko cyane cyane dufashe abana bakiri bato bifuriza ineza uyu mwuga kandi bifuza kujyamo. Turebe uburyo twafata ukuboko dushyireho, nk'uko tuvuga ngo turashaka abana bajye mu mupira w'amaguru, ni hehe turi kubona abana bakiri batoya bashaka kuba abanyamakuru batorezwa kuzazamuka bakazaba ba Jean Pierre Kagabo mu myaka iri imbere, bakazaba ba Cleophas Barore, bakazaba ba Ruziga Emmanuel Masantura, bakazaba ba Paul Tikanga tuzakibona kuri screen, ba Dive Wayo uri bakozaho gakeya. Yego, bano bantu bagiye bagira amazina akomeye basimburwa nabande, nihe incubation ihari, ba Gloria Mukamabano, ba Bibio, ba Umurerwa Evelyn navugaga. Abo bantu bose dukeneye kubona abantu bahita bazamuka bakaza bakasimbura. Silvanus Karemera we yahise ajya kuyobora noneho igitangazamakuru ikindi umwuga aracyawurimo. Buriya ni abantu ntekereza ko basize mark, ariko noneho nta incubation irimo kugaragara hasi anga irimo ngo irimo irazamuramo abandi baza bicara ku ntebe bakuzuramo neza. Ubwo ni ikosa ryande? Ku ruhande rumwe natwe turaba tubifitemo uruhare, urumva. Nawe yewe abo nabonaga bose nagerageza kubatoza. Buriya nsohoka mu kiganiro ntago nashaka, igihe cyose nabanza kureba ikiganiro cyanjye ntikiri bupfe. Nahuguye abantu benshi, witwaga nde harya umukobwa nahuguye gato bahita bamutwara, Magi Mutesi. Yagiye kure. Hari uwundi duhurira nawe muri ibyo bihugu bya kure, hari uwundi mushiki wa Alpha Rwirangira waje kuza musimbura, yitwa nde, yitwa Diana Iriza. Hari Jeanette w'ababyeyi musiga hariya, ubu ngubu nawe ni honorable tugomba kukongeramo ako kantu. Hari abantu byibura navuga ngo abangaba, hari n'abandi abo ngabo n'undi Dive yari ari muri team tugomba gukorana amakuru y'ubukungu, nuko yahise we yajyaga muri politike cyane, ubwo birangiye muri politike. Yari iwanjye dutangiye izingiro ry'ubukungu uzarebe muri nuza ya buryo yabagamo, nawe yari umwe mu bantu bagomba kuzajya muri kiriya kiganiro. Urumva icyo nshaka kuvuga nuko buri umwe mu ntebe yicayemo atekereze ngo succession strategy nashyizeho ni iyi ituma ibyo natangiye bitazima. Hari n'ikindi, n'ibyo binyamakuru n'ubundi abo bantu bose navuze barahari. Sinibaza ko hari uwo washaka ngo umubure mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo ubona nyine nk'izo media house zakorana zite n'abo bantu koko bafite umusanzu wabo batanze kandi na society ikabyemera. Wenda ahubwo ni ukuvuga ngo dutangirire nk'uko agenda nabivuze ngo dutangirire aho natangiriye. Nakubwiye ko ndi ku ishuri nari mfite igitangazamakuru, ku mashuri hari y'abanyamakuru. Turebe uburyo tubazamura amazi, duhere iyo ngiyo, za media club tugende tuzamurira iyo ngiyo, umwana ahabwa amahirwe bigishoboka, noneho azaze yumva ko bya bintu nashaka gukora, ariko noneho dutunganye uyu mwuga ku buryo abantu bawukoramo bawusaziremo. N'ikindi kintu wavuze, kuba warize ubundi bumenyi ukagira uko uhugurwa mu bijyanye no gutara amakuru no kuyatangaza na ethics, yego, n'amahame, nibaza ko bifite inyongeragaciro no kurusha cyane rwose. Uba uvuga uti mfite ikintu nzi, mfite ibyo nzi by'umwihariko, noneho ngiye kubitanga ahangaha aho babitanga, ngiye kubitangaza aha batangariza. Rero uburyo ibintu bitangazwamo tayari nabuhuguwe ndabuzi, ariko nsanzwe deja mfite ikintu cy'umwihariko by'uburezi, nsanzwe nzi iby'ubuzima. Kiriya ni ikintu cy'ingenzi cyane, niyo mpamvu navuga ngo mu mashuri iyo ngiyo, kuko niho hariyo ibyo barimo kwigira. Iyo ufashe umuntu utarabyize ugatangira kumuhugura,
ubishyiramo imbaraga nyinshi ushyiramo imbaraga nyinshi anacika intege mu gihe amahugurwa y'itangazamakuru yo wayaha umuntu no mu cyumweru kimwe cyane rwose. Okay, ntabwo ari umwuga woroheje ku buryo icyumweru kimwe gihagije, oya icyo ahubwo yari impano. Ni ukubera ko ari impano, umuntu ufite iyo mpano, kubera ko itangazamakuru turazi ko rikora. Ndibuka Aldo yajyaga ampa ibintu nka note, nari ndibuta ndi kwiga economy ariko nsa naho niga muri journalism. Nibyo mvuga, nkatwe twabaye aba editors, aba senior editors, akazi kacu se nakaye ni ugufasha uwo muntu ugiye gukora ikiganiro mukacyubaka, byaba ku ntangiriro y'ikiganiro, uko aza kukivuga, ufata umwanzuro, abaza gutumira, ibibazo by'ibanze aza kubaza, niba ari inkuru yagiyemo ni wowe umufasha kuyitunganya. Nibaza ko umuntu afite umuedita mwiza, afite ubwo bumenyi bwihariye, byamuryohera cyane. Hakabaho niyo ntego n'uwo murongo uhari, ikigo kikawugira, kikaba cyumva ko kitazajya kuvuga ngo nzajya gufata umunyamakuru wamaze guhitinga ahandi. Ushobora no kubitunganya. Noneho dufite nk'umwihariko nkatwe igitangazamakuru twavuyeho n'iki gihugu cyakabaye gifite kitarangiriza gusa gutangaza amakuru, kuko n'urwego bivuze ngo hakabaye korana na za RMC n'ibindi bitandukanye bagashingiza incubation. Mbona gikwiye kugira nka training center ikomeye. Yes. Noneho hari n'abantu badakwiye kuhava. Yewe nakubwira ko nkigerayo hari umuntu witwa Mabirisi Sibomana, my friend, yadutraininze ukwezi kumwe, ariko tumeze nk'abize imyaka 5. Uribaza umuntu nka Mabirisi Sibomana? Buriya hari abantu baba batagomba gusohoka mu kigo bakasigara batanga ubwo bumenyi mu buryo bundi cyangwa Mabirisi Sibomana se wabona bangahe? Mabirisi ndamwibuka na Valence Rwamukwanya kugendera uherutse kwitaba Imana ejo bundi, yari afite ubumenyi ku bijyanye na kamera. Abantu banka bamushimire bakirimo, Mushimire Joseph, tujya tuvuga ngo afata amashusho yeditinze. Buriya nurira indege twajyanye nawe bwa mbere, ntabwo ari ubwa mbere nari nurinde ngiye gukora inkuru nabaka kwerere James, kakwerere James. Abo bantu bakoresha ubumenyi bafite bakazajya bazamura abantu. Abari ba Safari Desire, urebye ibintu bamaze gukora ni byinshi, kandi umwuga bawumazemo imyaka myinshi, bakoze amakosa menshi, bakoze ibyiza byinshi. Bashobora kubwira ngo uzirinde ibi ngibi ko twarabikoze bituviramo iki, bashobora kubwira ngo uzakore ibi ko twarabikoze bituviramo iki. Ntabwo ari n'uwo mwuga bakora gusa, n'ibindi byo ku ruhande bishyigikira uwo mwuga. Yego. Ese iyo ugiye ahantu hari abantu bakuru, abayobozi bakuru, ubundi witwara gute? Hari ibintu discipline, buriya hari ibintu bita tradition. Donc ikigo kigira organizational culture, ugasaba ngo umuco w'iki gitangazamakuru n'uyu nguyu. Yego. Nta bandi bawukubwira uretse abo ngabo. Nabo ngabo n'ubundi. Buriya hari nk'umwana witwa Bienveni Mbarushimana. Bienveni yakoze n'uwo mugabo wita umwana kubera yuko aracyari umuhungu. Aracyari umuhungu, ariko nuvuga ngo akazi yagiye akora ni akazi wabonaga ko gashobora kuba gafite icyo twakwita menta muzima. Mukuru we yabaye mu bintu bya image igihe kirekire cyane, ariko noneho akaba ari wa muntu uvuga ngo ndamwohereza ahantu hari abantu bibashye, hari abaperezida, agenda akora iyi nkuru. Tumenya ko umunyarwandakazi agiye kuyobora francophone Elevan, boherejeho Bienveni Mbarushimana, batari bamenyera reportinga, afata yari videographer, arangije akora na report, batijyana kamera, byose niwe tuzabidepandaho nako muti kuko nimwe mwamwohereje. Tuti ariko natwe nanjye navuga nk'inkuru zikomeye nagiye nkora kujyana nawe, umvaga uri mu maboko meza. Ni wa muntu wumva ko inkuru araza kuyigiramo uruhare mu buryo bwose bufatika. Hari nk'umuntu nari nzi ushobora gutwara kamera akagenda akora byose, ufite inemareme Maurice, buriya niwe mbiziho kera ntinjira muri Orenfo, babita bakamujo cameraman journalist, yanyeruka agafata kamera akaba aragiye, inkuru ikaza ihari byose, amashusho yayifatiye, areditinga, ijwi yashyizemo, inkuru iraza yuzuye ijyanywe n'umuntu umwe. Ibyo rero byaje kuza gutangira gukorwa na Bienveni nanone, atangiye kwizerwa, agatangira kujyana hariya hakomeye. Ubwo nibyo abantu bashyizemo imbaraga. Ubu umuntu wese uri hariya twahoze dukorera abenshi, kubera ko bitagisaba n'ibikamera binini, ni wafata iya iPhone n'iki, kubera instant reporting. N'ubu ufite nka iPhone ushobora kutripotinga live, hafi ya bose ubu nicyo kintu bubatse. Kera rero wakeneraga n'umuntu kweditingira, ukabura aho ukazana ibyawe ngo hari umuntu uzakwedita. Ubu rero bose bari editingira, nabyo ni ubwo nkeka ko icyo nashimangira kuri iyo nyungu ni uko ni ya consistency twatangiriye, kuko niyo mpamvu y'ikiganiro mu by'ukuri, ni uko umuntu uri mu byarimo nahitemo neza, amenye ngo iki ngiki nicyo ashaka kuba ndimo, ariko akigumemo, agishakire noneho ibyo twakwita innovation, udushya agenda agihangiraho udushya dutandukanye. Mubaze ikibazo cya nyuma twanzura, uruhare rw'itangazamakuru mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ubona rubi?
urakoze cyane. Nk'uko nakubwiye ko ubukungu ni byose, n'iryo tangazamakuru ni ubukungu. Oya, Noneho uburyo urwo ruhererekane rwabyo rero ni ukuvuga ngo iyo tuvuze viziyo y'igihugu twabanje kugira viziyo 2020. Iyo viziyo ninde wari buyimenye? Kuko ntabwo viziyo igenda ngo ishyirwe mu mpapuro gusa, abaturage nibo ba nyiri viziyo bayishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo ntishobora kumenyekana utakoresheje ibyo bitangazamakuru. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ibikorwa bindi, politiki zitandukanye za guverinoma, yaba ari mu rwego rwa politike, ndavuga nka Minaroke, cyangwa mu nzego zindi nk'iby'imari nk'uko tuvuga, cyangwa iby'ubuhinzi n'ibindi, bimenyekana binyuze mu bitangazamakuru. Ariko cyo ni kimwe, ibivuye hejuru bijya mu baturage ba nyiri ibikorwa. Ariko noneho challenges, ibibazo, wowe ubanye mu nkuru z'abaturage cyane, ibibazo by'abaturage ntibishobora kumenyekana hatabayeho itangazamakuru. Itangazamakuru riraza rikagenda rikinjira, rikaza rigaragaza ngo dore abaturage aba n'aba aha n'aha bafite ikibazo kimeze gutya, kandi iki kibazo iyi politiki ni yagomba kugisubiza cyangwa nta politiki ihari yo kugisubiza. Ubwo bashinzwe gushyira mu bikorwa za politiki zitandukanye cyangwa kuzihanga kugira ngo bikemuke bakabimenya. Inteko uzarebe ikurikira footprint, ikurikira aho itangazamakuru ryamuritse. Ntabwo ariyo iza wenda ivuga ngo twavumbuye iki. Usanga kenshi twabonye ikibazo bavuze ibi n'ibi, ukabona ko nutatunga itoroshi y'itangazamakuru ya kamera cyangwa y'ijwi ngo bagaragaze ko ikibazo kiri hariya, mu by'ukuri amakuru ajyanye n'ibibazo by'abaturage cyangwa n'ibyiza bari kugeraho, rega nabyo bikeneye kumenyekana. Buriya cyiza cy'itangazamakuru ntabwo kivuga ibibi gusa, bavuga n'ibyiza abantu bamaze kugeraho kugira ngo bitere courage abatari babizi, bavuga burya byagenze gutya na gutya, bakaba inspired. Ndibuka akarere ka Kicukiro kubaka imihanda yo muri quartier kabitangiye muri iki gihugu, nta bandi babikora. Ariko icyo gihe cya Mayor Paul Ndamage bashyize imbaraga mu mihanda yo muri quartier, abaturage barabyitabira, abandi bagumye inyuma. Bamaze kubona ko iyo mihigo irimo kweswa, akarere kagakomeza kuza ku myanya myiza, batangira kubyigana. Uturere twose tutangira kwigana kwiyubakira imihanda yo muri quartier. Ubu ngubu umuturage ntabwo kijye kurera ngo leta yanze kudushyiraho umuhanda wo muri quartier. Imihanda yo muri quartier abaturage barayikorera kandi ikabaha umusaruro. Byavuye kuki? Itangazamakuru ryabivuze. Otherwise byari buguma mu karere ka Kicukiro bikarangirira aho ngaho. Ariko harimo umuntu ufite background y'itangazamakuru, wayoboye akarere, uzi gukoresha itangazamakuru kumenyekanisha birimo kuba byiza, bikinsipira abandi. Ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi itangazamakuru ni icyo ngicyo ryakaba rimaze. Ariko noneho n'abantu bari mu itangazamakuru uyu munsi, ndavuga job creation, itangazamakuru ryahawe imbaraga, n'iza social media zigashyirwamo imbaraga zikinjiza, byakabaye source ya income. Nabwo ngo abanyarwanda benshi bafite impano yo kuvuga amakuru bakabasha kubona amafaranga, bakabona akazi, bakabonamo amafaranga, tukagira icyo twongera nk'itafari muri cya cyuho gihari kijyanye n'imirimo. Kurabona igihugu kiba gifite intego y'imirimo mishyashya igomba guhangwa buri mwaka. Ibyo rero n'abanyamakuru binjiyemo biba ari ikintu cyakabaye nko muri NST2 no guhanga imirimo 250 buri mwaka. Yego, urumva ko ntabwo ari mikeya kugira ngo iboneke, nuko buri cyiciro cyakabaye kivuga ngo ndashyiramo itafari ryanjye. Yiyubashye imirimo ibarika ko tubyita. Ruziga Emmanuel Masantura, mugenzi wanjye, umunyamakuru ryahamye cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu, ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye cyane, ngushimiye cyane ku ruhare urimo gukomeza kugira muri iki cyiciro. Ngushimiye kuri resilience yawe. Ntabwo byoroshye kujya gushinga ahantu nk'aho ukavuga uti reka ntabwo nshaka gutererana, mfite andi mahirwe menshi ariko sinshaka gutererana umwuga wandeze, ugakomeza. Bisaba resilience, bisaba spirit ya resilience. Oya, natwe nishema kwakira nk'abantu wamenye uzi, cyangwa se reka nkubaze, reba ibitabo twasomye, reba polisi za leta tusoma, uzi ko twacaga muri polisi za leta, gahunda za leta, akoze ariko se uyobora iki? Yenda avuga nk'ingengo y'imari yose buri ministeri izi ngengo yayo ntabwo izi y'abandi. Ye nk'abanyizi ya za ministeri zose byasabaga kuba winjiye deep mu bintu byose. Rero ibintu tuba dufite ushobora no guturika uramutse ubigumanya, ahubwo buriya wigiriye neza gushingaho kandi cyiza nuko tubifatanije. Mpora nshima cyane ibitekerezo by'abantu. Turimo turagerageza kuvuga ngo tuzane itangazamakuru rizana impact, uvuga ngo ku buryo wareba icyo kinyamakuru ukavuga ati ariko bakora umushinga bati, ese rya soko ninga utumira uzabyumva, rya soko ry'imari n'imigabane hajya havamo iki, RNIT iterambere fandi hajya havamo iki. Nkunda gukora ibintu by'umwihariko nk'ibyo ngibyo, tukaza tukagatindaho, nawe wakoze research yawe tugatinda kuri rya soko ry'imari n'imigabane, tukava muri speculation abantu babyumva nk'icyuka nk'igihuha,
abantu bakabyumva bakamenya ko byabanabashyiriyeho. Buriya leta bashyizemo amafaranga menshi kugira ngo ikintu nka kiriya kibeho, igashyiramo imbaraga nyinshi, ariko abagenerwabikorwa aribo baturage ugasanga ntibabizi. Iki kigega ndimo kukubwira uyu munsi nkorera, ugasanga abantu ntabwo babizi ko hari amahirwe yo kubona inyungu hejuru ya 11% ku bantu umuntu wazigamiye. Icyo nababwira, ndabizi mufite platform nyinshi mwakoresha, ariko imwe muri platform zizewe ni iyi ngiyi. Muze tuzaza. Karibu cyane. Icyo cyo ndakigusezeranyije tuzaza. Okay, urakoze, nzi ko utajya ubeshya. Ntabwo njya mbeshya. Twari kumwe na Ruziga Emmanuel Masantura, umunyamakuru wamenyekanye mu makuru ajyanye n'ubukungu. Uyu munsi ni umuyobozi ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa n'ubucuruzi mu kigega NIT Iterambere Fund, ikigega gifasha abantu kwiteza imbere binyuze mu buryo bizigamira biturutse no ku mafaranga mato make wabikora ku mwana wawe, wabikora kuri wowe. Hari igihe ufite ibifaranga byinshi ubitse mu rugo, aho kugira ngo bigende bitakaza agaciro ukaba wayabaha bakayashyira mu iterambere ry'igihugu, ariko nawe bakungukira kugera kuri 11% yarabivuze. Reka rero mwese mudukurikiye bashimire, kandi tubizeze ko kuri Cape Media tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye bigira icyo bihindura ku myifatire n'uburyo icyerekezo dufata, cyane cyane bigamije kuzamura ubukungu. Mugire ibihe byiza, bye bye.